Bakunzi ba Nikobiri TV, bakunzi ba Revera Pasteur Habyarimana na Clet, bakunzi ba famiye yanjye nk'umufondateri cyangwa se umuyobozi mukuru w'urubuga rwa Nikobiri TV, tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Dufashe uyu mwanya dushimira abo twabanye muri uyu mwaka dushoje wa 2024. Turabashimira nk'umuryango mugari twungutse cyangwa se twagize hano kuri uru rubuga duhuriraho twungurana ibitekerezo, twifuza ko ubuzima bwacu burushaho kuba bwiza nk'abakristo mu rugendo rujya mu ijuru. Tuboneyeho umwanya wo kugumya kubifuriza kuzagira ibihe byiza muri uyu mwaka wa 2025 dutangiye. Twizere neza kuko hirya no hino ku isi, ku migabane yose y'isi, abadukurikira n'abumva ibitekerezo byacu n'abaduhereza nabo ubwabo ibitekerezo, turabashimira cyane. Muradushyigikira mukadutera imbaraga, bikaduhesha umwanya wo kurushaho gutekereza ku rukundo Imana yadukunze, kandi mu by'ukuri bikatubashisha kugumya gukunda ijambo ry'Imana ryo muyoboro wa byose kandi mugenga wa byose. Turashimira rero by'umwihariko abo twabanye muri uyu mwaka wose wa 2024, abatanze ibitekerezo, abadushyigikiye, abasobanuje, abatanze inyunganizi, mwese turabasabira umugisha utagabanije. Muri uyu mwaka rero wa 2025 dufite intego zigera muri 3. Intego ya mbere niyo kugumya kwagura ubwami bw'Imana, ariko mu by'ukuri ubwo bwami bw'Imana bukaguka buhereye muri ubu buzima turimo. Ubwiza bw'Imana bukagaragarira muri ubu buzima turimo. Tuzashishikariza abantu gukora kugira ngo batungwe n'ibikomotse mu mbaraga Imana yabahaye, ibwenge Imana yabahaye. Reka umukristo mwiza abe umusemburo w'iterambere, umukristo mwiza abe umusemburo w'amajyambere y'ahatuye. Reka umuvugabutumwa mwiza yigishe abantu b'Imana ko roho nziza itura mu mubiri muzima. Turwanye ubukene twivuye inyuma, dukore tutizigamye, tudakora nk'abazapfa ejo, ahubwo dukora nk'abazarama, ariko dukiranuka nanone nk'abagomba gutaha isaha iyo ariyo yose. Tuzaharanira guteza imbere no gushyigikira ibikorwa byose bituma iyi si yacu igomba kurushaho kuba nziza, kugira ngo uko twayisanze ntazaba ariko tuzayisiga. Abazadukomokaho reka bazagira icyo batwigiraho, kandi tuzabasige maramasa. Twebwe ku isi yo tuyigezeho tugahabwa imbaraga, reka dukora ibyo tugomba gukora, ahasigaye umwami Imana niho anyurira atanga umugisha. Tuzaharanira muri uyu mwaka wa 2025 gushyigikira ibikorwa byose by'umuntu wumva ushaka kwiteza imbere, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Ibyo byose tuzabigeraho dufashijwe n'ibyo Imana igenda itubashisha, yaba ari amaronko dukura kuri izi mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubundi butunzi Imana igenda idushoboza kugeraho. Turabashimira rero abakunzi ba Nikobiri TV, kandi dushimira n'ababashije kuba barabashije kubona ibihembo bitandukanye muri uyu mwaka wa 2024. Tubifuriza cyangwa se tubashishikariza ko mu mwaka wa 2025 hari impinduka nyinshi, kuko benshi ku bakunzi ndetse n'abakurikira urubuga harimo impano nyinshi, ndetse bazabibonamo inyungu mu buryo bw'umwuka ariko no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Ngewe n'umuryango wanjye nka Revera Pasteur Habyarimana na Clet, nkaba na fondateri w'urubuga rwa Nikobiri TV cyangwa se iyi televiziyo ikorera ku mbuga nkoranyambaga, ndabasezeranya ko ntazabatengwa kubagezaho ijambo ry'Imana ritavangiye, ritarimo amarangamutima, kwihimbaza, ritarimo kwishyira hejuru, ahubwo tuzagaragara duhugura, dukebura
duhana twigisha kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare ko ari ubwa buri wese, kandi ko buri muntu wese ubwami bw'Imana bugomba kumugaragaraho hano muri ino si. Ibyo byiza dukeneye kuzasanga mu bwami bwo mu ijuru, reka tubitangirane n'uyu mwaka wa 2025 mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi. Niba twifuza kuzaba mu mazu meza mu bwami bwo mu ijuru, reka tutangire tuyubake hano mu isi. Niba twifuza kuzaba mu buzima bwiza mu bwami bwo mu ijuru, reka dutangire tubuharanire cyangwa se dutangire tububemo turi hano muri ino si. Reka rero tubifurize umwaka mushya muhira wa 2025, mugume mugubwe neza hirya no hino ku isi. Turizera neza kuko benshi mumaze kuwinjiramo bitewe n'amasaha muriho. Twese umwaka wa 2025 twamaze kuwinjiramo. Turabashimira rero, ndabashimira imbaraga mu ntera, ndabashimira umurava mu ntera, ndabashimira ku bitekerezo mu mpereza, ndabashimira amasengesho mu nsengera. Reka ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushime iminsi yose. Reka mbifuriza kugira ngo mujye muhora mushima namwe iminsi yose. Tuzagumya tubane, tuzafatanya, nta kizatunanira, turi hamwe, kandi abashyize hamwe Imana irabasanga. Mugomeze mugire umugisha w'Imana, mugomeze mugire amahirwe y'Imana. Reka roho nziza ikomeze iture mu mubiri muzima. Murakoze cyane, ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Njyewe n'umuryango wanjye ni Reverend Pasteur Habyarimana Anaclet, nkaba umuyobozi w'urubuga rwa Nikobiri TV. Mugire amahoro y'Imana.